Hey guys, turabamukije neza cyane bakunze badusoma miri kufisha kuri umunsi twe tufite amakuru mashya cyangwa se amakuru agezweho. Akaba ari amakuru y'icyayi n'igihugu cya Uganda cyangwa se umwe mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni uzwi ku izina rya Bobi Wine. Uyu akaba yaramamaye ku izina rya Bobi Wine bitewe n'umuziki cyangwa se akaba ariko kazina ke yihaye mu byerekeye n'umuziki, gusa aza kuza kubivamo asa nk'uwerekeza mu bya politike cyangwa se ajya mu bya politike. Uyu Bobi Wine akaba azwi ku izina rya Robert Kyagulanyi. Uyu munsi rero cyangwa se muri aya masaha makuru cyangwa se muri aya masaha yenda kurangiza igicamunsi cy'uyu munsi ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9, Bobi Wine akaba amaze kugabwaho igitero cyangwa se akaba amaze kuraswa n'igipolisi cyangwa se n'umwe mu bofise b'igihugu cya Uganda. Uyu Bobi Wine waje kuza kubaraswa akaba yaje kuza kubaraswa mu kaguru aho atigeze abiburamo ubuzima cyangwa se ngo abashe kuba yahita apfa, ariko akaba yaje kuza kubagabwaho igitero n'abapolisi cyangwa se n'umwofise w'igipolisi cy'igihugu cya Uganda. Uyu Bobi Wine ukuriye ishyaka ry'aba People Power akaba ari umwe mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni cyangwa se akaba ari umwe mu bantu bakunze kugaya cyangwa se bakunze kwikoma leta ya Museveni ndetse n'ishyaka ry'aba NRM, akunda kuvuga ko ari abantu babasha kuba bafata igihugu bakacyangiza cyangwa se Museveni amaze igihe kinini atingejeje imyaka igera hafi kuri 42. Museveni kuva nakabasha kuba nakura cyangwa se kuva nakagize imyaka 42 nakuze Museveni ari uyobora iki gihugu atindinze saza cyangwa se abagande kugeza kano kanya. Museveni kuva mu 1986 kugeza kano kanya igihugu niwe ukigifite. Ati twakuze twumva ubuyobozi bwose burimo Museveni cyangwa se twakuze twumva Milton Obote cyangwa se ubita Obote aheruka ku butegetsi ati Museveni afata ingoma. Atwigeza kano kanya abagande dukeneye impinduka cyangwa se mu gihugu cya Uganda dukeneye ko habasha ko haza abandi bayobozi bandi batanga icyizere ko Museveni ntagakishoboye cyangwa se ntagakibasha kuyobora igihugu cya Uganda. Ibi rero uyu mu opposition leader cyangwa se uyu Bobi Wine ukuriye ishyaka ry'aba People Power cyangwa se ukuriye ishyaka akaba yaje kuza kubaraswa cyangwa se akaba yaje kuza kuba mu kaguru ubwo yari yerekeje aho bita muri Burindo. Akaba yerekeje muri Burindo akaba ari kilometero 20 cyangwa se mayiro 12 urenze mu mujyi wa Kampala. Ubwo yari yerekeje mu nama cyangwa se ubwo yari agiye kuba yabasha kuba yahura na bamwe mu banyamategeko cyangwa se aba lawyer biwe cyangwa se abamuhagarariye mu buryo bwerekeye n'amategeko biwe cyangwa se babasha kuba bahura nawe muri bino byerekeye n'ishyaka rya People Power cyangwa se iri shyaka babasha kuba babanamo. Uyu Bobi Wine rero nkuko dukurikije amakuru yatangajwe cy'amakuru BBC, umuhagarariye akaba ari umuntu waje kuza kuba bivuga uzwi ku izina rya Naja Senyonjo. Akaba ari umuntu waje kuza kuba avuga ati Bobi Wine akaba yaje kuza kubagabwaho igitero ndetse aza kuza kuba yakomeretswa mu kaguru cyangwa se akaba yakomerekejwe mu kaguru kiwe ubwo twerekeze muri Burindo tugiye kuba twabasha kuba twahura n'abamuhagarariye. Itangazo rya polisi ryaje kuza kuba risohoka cyangwa se igipolisi cya Uganda kikaba cyakomeje kivuga ko kuko uyu muntu uze uyu mu opposition leader cyangwa se uyu Bobi Wine yaje kuza kuba komeretswa cyangwa se aza kuza kubaraswa n'uyu mupolisi w'igihugu cya Uganda ubwo yari yerekeje aha muri Burindo. Gusa akaba ngo yaje kuza kubaraswa cyangwa se kuba yaje kuza kubagabwaho iki gitero ubwo yagenderaga ku kinyabiziga cyangwa se ku kinyabiziga cya moto. Ibi rero polisi ikaba yakomeje kugenda itangaza ko igiye kugerageza kuba yashakisha fact cyangwa se zimwe mu mpamvu cyangwa se kuba bagerageza gushaka amakuru cyangwa se icyabasha kuba cyabitera cyangwa se icyatumye Bobi Wine aza kuza kuba yagabwaho iki gitero. Bobi Wine rero kuri account cyangwa se ku rubuga rwa X akaba yaje kuza kuba ajyaho ku rubuga rwabo nk'aba People Power cyangwa se NUP, aza kuza kuba agenda avuga ati njyewe naje kuza kuba ngabwaho igitero cyangwa se yaje kuza kuba araswa n'igipolisi cya Uganda ubwo yerekezaga muri Burindo. Ibi rero bikaba byaje kuza kuba bigenda bikwirakwizwa cyangwa se ubwo byaje kuza kuba amakuru agenda kwiririkana haba ari amavideo cyangwa se amashusho agenda kwirakwizwa, akaba yaje kuza kuba kwirakwizwa n'umunyamakuru cyangwa se umunyamakuru uzwi ku izina rya Solomon Serwanja. Uyu rero mu opposition leader mu gihugu cya Uganda y'imyaka 42 Bobi Wine kuri ishyaka cyangwa se uyoboye ishyaka ry'aba People Power akaba yageragezaga kuba yagenda cyangwa se akaba yerekeje muri Burindo, ariko mu mashusho yaze kuza kuba afatwa cyangwa se mu mavideo yafashe kuba yafatwa bikaba byagaragara ko yari arimo aravirana cyangwa se aho yari amaze kuraswa haviranaga cyangwa se amaraso yabashaga kuba yasohoka. Uyu rero bakaba bavugaga ko baje kuza kuba bumva cyangwa se baje kuza kuba bumva amasasu cyangwa se ahantu bari ba Bobi Wine baza kuza kuba bumva amasasu arasa cyangwa se ntibamenye aho bari barashe. Ibi rero bikaba byaje kugendana nuko ngo muganga yaje kuza kuba byakonfirma cyangwa se yemeza ko uyu Bobi Wine ubwo bari bamaze kumugeza kwa muganga yaje kuza kuba araswa, ari impamvu yaje kuza kuba ituma Bobi Wine akomeza kugenda virana bitewe n'isasu cyangwa se uburyo kuno yaje kuza kuba araswa n'uyu mu ofisiye cyangwa se uyu mupolisi wo mu gihugu cya Uganda. Uyu Bobi Wine rero tugendeye kuvuga ngo akunda kugaya cyangwa se n'umwe mu bantu bagenda berekana ko muri Uganda badashyigikiye leta ya Museveni cyangwa se n'umwe mu bantu bagenda berekana ko badashyigikiye ibyo Museveni akora mu gihugu cya Uganda haba ari we na leta cyangwa se aho bitaba
NRM cyangwa se ishyaka rya Museveni. Ibi rero bikaba byaje kuza kuba bivugwa aho igipolisi cyo cyaje kuza kuba gitangaza kivuga kiti Bobi Wine akaba yari yerekeje ahangaha muri Burindo cyangwa se aha muri Burindo agiye kuba yahura n'iyo timu ye cyangwa se n'abo bantu bagiye bamuhagarariye mu buryo bw'amategeko. Bamwe bakaba bagenderaga ku modoka cyangwa se bakaba bari bagiye muri Burindo, bamwe bari kuri moto, abandi bakaba bagendaga ndetse nawe yagenderaga kuri iyo vehicle cyangwa se icyo kinyabiziga cya moto. Gusa igipolisi cya Uganda kikaba cyabashije kuba cyavuga ko kigiye kuba cyashakisha amakuru cyangwa se kigiye kuba cyakora iperereza ryimbitse mu kuba ryabasha kureba cyangwa se kuba bakurikirana uyu mupolisi ndetse n'impamvu yabiteye. Uyu Bobi Wine rero akaba ari umwe mu bantu baje kuza kuba batorwa cyangwa se baje kuza kuba batorwa mu nteko nshingamategeko y'igihugu cya Uganda mu mwaka w'ibihumbi 2017. Aba uwa mbere wabasha kuba yatorwa mu kujya mu nteko nshingamategeko y'igihugu cya Uganda. Uyu Bobi Wine kandi tubibutse ko no mu matora y'umwaka w'2021 yaje kuza kuba ahatana na Yoweri Kaguta Museveni cyangwa se uwo bita Museveni, bahatanye mu matora y'umwaka w'2021 mu guhatanira kuyobora igihugu cya Uganda. Museveni aza kuza kumutsinda, atsindira kuyobora indi manda igihugu cya Uganda. Nubwo Bobi Wine atigeze yemera cyangwa se akomeje kugenda avuga ko amatora atajemo kuri cyangwa se amatora yaranzwe n'uburiganya. Ubu rero igihugu cya Uganda kugeza kano kanya Bobi Wine akaba arimo arakurikiranwa cyangwa se akaba arimo arabasha kuba yakurikiranwa n'inzego zibishinzwe cyangwa se inzego zishinzwe ubuzima mu gihugu cya Uganda ngo babashe kuba bareba ko babasha kuba bamuvura, nk'uko dukurikije amatangazo yaje kuza kubasorwa n'ishyaka rya People Power cyangwa se ku rubuga rwabo rwa X baje kuza kuba bashyiraho aya matangazo. Uyu Bobi Wine rero akaba ari umuntu ukunze kugenda complaininga cyangwa se ukunze kugenda gaya leta ya Museveni avuga ati Museveni ni gute umara imyaka irenga hafi 40 uyoboye igihugu cya Uganda, dore ko Museveni yafashe igihugu mu mwaka w'1986 kugeza aka kanya mu mwaka w'2024 akaba kiri ku butegetsi cyangwa se ari we ukiyoboje igihugu cya Uganda.